niba udafite abakunenga birashoboka ko ntaho ugana. Aranavuga ngo ntukihutire guciraho iteka umuntu, ntukihutire gucira urubanza umuntu kubera ko adakora nk'ibyo ukora, cyangwa adatekereza nk'uko utekereza, cyangwa atabangutse nk'uko ubangutse. Nawe mu bihe byahise hari igihe wabayeho, kandi icyo gihe ntabwo wari uzi nk'ibyo uzi uyu munsi. N'uwo muntu ucira urubanza rero hari igihe muzahura ku wundi munsi azi ibirenze ibyazi none. Uyu mugabo aravuze ngo uzatinya abantu, tinya umuntu umugaza ibaba ry'inyoni, hanyuma akagaya ko iyo nyoni itabasha kuguruka cyangwa se itaguruka nkawe. Akanyoni ukakagira ikimuga, none ukakagaya kubera ko katabasha kuguruka nkawe. Iyo ngo niyo si ya none tubamo. Abantu bazagushyira hasi, kandi nabo bazagaya yuko utabasha kuguruka nkabo. Ni nabo bazavuga yuko udashoboye nkabo, kandi nibo bagushyize hasi. Yaranavuze ngo ni gute ushobora gushimira umugabo uguha ibyari ibyawe? Ushimira gute umuntu uguha ibikugenewe? Umuntu uguhemba umushimira ute ko aguha ibyawe? Ntago Malcolm X yabyumvaga. Yigeze kuvuga ngo mu bisanzwe iyo abantu bababaye ntacyo bakora, bararira gusa, ariko iyo barakaye bazana impinduka. Muri make kubabara birutwa n'uburakari. Umubabaro nta kindi ukumarira uretse kurira no kuganya, ariko uburakari bugutera akanyabugabo ko kuzana impinduka. Yaranavuze ngo uburwayi bukabije ntibushobora gukira hakoreshejwe imiti igereranyije. Malcolm X yaravuze ngo abantu ntibaratahura uburyo ubuzima bw'umugabo bwose bushobora guhindurwa n'igitabo kimwe. Ubuzima bw'umuntu bushobora guhindurwa n'ijambo rimwe. Ijambo ryahindura ubuzima rimwe rishobora guhindura ubuzima bw'umuntu. Uyu mugabo aravuze ngo nyuma y'umwijima mwinshi niho urumuri runini rushobora kuzira. Nyuma y'umubabaro ukabije niho umunezero mwinshi ushobora kuza. Ibintu byose by'ibitangaza byabayeho ku isi byavumbuwe mu bihe bikomeye. Mu ntambara z'isi havumbuye ibintu byinshi cyane. Mu nzara havumbuye ibintu byinshi cyane. Malcolm X yaravuze ngo ntawe ushobora kuguha umudendezo, ntawe ushobora kuguha uburinganire cyangwa ubutabera cyangwa ikindi kintu cyose. Ntawe ushobora kuguha ubukire n'ibindi byose wifuza. Niba uri umugabo urabifata, niba uri umugabo urabiharanira ukabifata. Yaravuze ati ndi umuyisilamu kandi idini ryanjye rituma ndwanya ubwoko bwose bw'ivanguramoko. Idini ryanjye rindinda gucira urubanza umuntu ngendeye ku ibara ry'uruhu rwe, ahubwo ni idini inyigisha gucira abantu urubanza ngendeye ku bikorwa byabo. Aranavuga ngo ntabwo ngiye kwicara ku meza yawe ngo nkurebe uri kurya mu gihe ngewe nta kintu kiri ku isahane yanjye, maze nurangiza ubyite ko turi gusangira. Yaranavuze ngo niba utiteguye kubipfira, kura ijambo gukira mu nkoranyamagambo yawe. Niba utiteguye kubipfira, kura ijambo ubwigenge mu nkoranyamagambo yawe. Muri make niba utiteguye kubipfira, ntukwiriye no kubitunga. Malcolm X yaravuze ngo ndashaka kwibukwa nk'umuntu utaryarya nubwo naba narakoze amakosa. Bifate nk'aho byakozwe nta buryarya. Niba nibeshye nta buryarya, nari mbikuye ku mutima. Malcolm X yaravuze ngo ntuzatekereze ko abandi bantu bazakwemera mu gihe wowe utarabasha kwiyemera ubwawe. Abandi bantu ntibazagukunda mu gihe utarabasha kwikunda ubwawe. Igeze no kuvuga ngo nizera ko ari icyaha ku muntu uwo ari we wese ukorerwa ubugome agakomeza kwemera ubwo bugome, ntagire ikintu akora ngo yirwaneho. Icyo ni icyaha rwose. X yaravuze ngo kuri njyewe ikintu kibi kuruta urupfu ni ubugambanyi. Hanyuma mu magambo yose Malcolm X yavuze, munyemerere nyasoreze kuri iri ngiri. Yaravuze ngo hari ibintu byaba byiza bikozwe aho kuvugwa. Rimwe na rimwe hari igihe uvuga wagakwiriye gukora. Hari ibintu rero rimwe na rimwe bidasaba yuko ubumbura umunwa ngo uvuge, ahubwo bigasaba gukora. Hari ibintu bimwe byaba byiza bikozwe aho kuvugwa, wowe ugakora gusa bucece. Si ngombwa ko buri kimwe cyose ugikora wakivuze. Hari ibintu bimwe byaba byiza bikozwe aho kuvugwa. Ariyo n'amagambo meza cyane yavuzwe na Malcolm X.